Nyaje nk'ibisanzwe kuko niko abantu benshi bari bazi abantu benshi bahitaga babona n'akaboko kanje bakahita bavuga ati ako kaboko wazatwigaragarije. Muraho neza mwe wese mukomeje kujyana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi. Amazina yanjye ni Ange nk'ibisanzwe. Hanyuma rero nkuko bisanzwe uyu munsi turi kumwe na Yaka mwana Yaka meze bitega Yaka nawe akabaransajije mwaka byara mwe mwandangiye umuti ko abasore banyanze. Wabasore se? Wabasore rero nkagiye umukunzi nyine. Banyure kuri Ange TV show ubundi muganire byinshi kurushaho. Ni ukuvuga ngo muri aka kanya nafunguye YouTube channel yanjye yitwa Ange TV show. Ange TV show ni YouTube channel nafunguye nifuza kuzaza nkorera ibikorwa byanjye nanjye nkakorerayo. Icyo rero mbasaba guys ni kunyereka urukundo. Reka nongere mbasuhuza kandi mbahereze ikaze mwese mwese mukurikirana ibiganiro bya Yawe TV tubagezaho umunsi ku munsi. Reka ngushimira ko subscribe nawe utarayikora ngire ngo uyu ni umwanya kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro dushizeho uri mu ba mbere, kubera ko turi mu bantu muri abantu dukunda abantu bakoze subscribe by'umwihariko. Murabibona rero uyu munsi bafitiye sinzi nandi bwite kare surprise cyangwa se iki, ariko ni umuntu wabaye igihe kirekire kuri Yawe TV ariko atagaragara imbere ya kamera. Kuri uyu munsi rero reka tumwerekane tureke umuntu wagezaga ibiganiro byakunzwe n'abantu batari bake, akaba yaramaze igihe kirekire ataboneka. Sindi buze kubitindaho cyane, reka muhereze ikaze atwibwire ubundi tunaganire tumenye ni muntu ki yari yaraburiye he uyu munsi se kuba agarutse noneho hakurikiye iki. Tugoye ikaze kuri Yawe TV. Numutangiye kunsetsa cyane ariko usurami ikazera, ariko aha ni mu rugo nanjye ndumva nishimye kugaruka cyane kuri uyu munsi. Amazina yanjye nitwa Ange, asubwo ndavuga ngo ni Ange Ange nk'ibisanzwe kuko niko abantu benshi bari bazi abantu benshi bahitaga babona n'akaboko kanje bakahita bavuga ati ako kaboko wazatwigaragarije. Uyu rero niwe Ange wakoraga kuri Yawe TV utagaragara. Kugira abantu bari buze kukwibuka neza nagira ngo tuze guhera uko wakiraga abatumirwa, uko intro yawe nk'umunyamakuru wa Yawe TV, noneho abantu bahite bakwibuka neza muri byo bihe bya barazi ko twagiye dukora. Yibutse ko haciye igihe kirekire batakubona, ariko muza kuvuga intro wajya gukora abantu bahita bavuga ati ndamwibutse. Ahubwo akaboko kanje barakundaga kuvuga ngo ngira akaboko gatoya. Nuko barambwiraga akaboko n'ak'umuntu mukuru. Oh my god, but uyu niwe Ange numva icyo ari evidence ishobora kuba yabagaragaza ko ari igihe, ariko niba ari intro ukore ka intro wakundaga gukora ubundi. Reka duspose ko ugiye kwakira hari umutumirwa wigeze wakira wenda ni benshi bayaka bandeba. Okay, reka duspose ko ugiye kwakira Yaka mwana n'umuntu bakunzwe n'abantu benshi, by'umwihariko wamukoresha mu gihe yaragezweho kurusha uko bimeze ubu. Kora ubundi abantu bamenye ngo Ange koko niwe turi kumata cyangwa twanabaturiye by the way. Okay, ijwi rishobora kuba ryarahindutse ko aciye igihe kinini naranakuze ariko nagerageza. Muraho neza mwe wese mukomeje kujyana ibiganiro bya Yawe TV umunsi ku munsi. Amazina yanjye ni Ange nk'ibisanzwe. Hanyuma rero nkuko bisanzwe uyu munsi turi kumwe na Yaka mwana Yaka meze bitega Yaka nawe akabaransajije nuko ngoko byabaga bimeze niba byuka neza. Yes, mwabyumvishe rero nyirango n'umwenda mwatwishuje igihe kirekire ariko birangiye tubishije. Murabona ko ariyo byatinda Yawe TV ntago twabatenguha. Yawe TV ni mu rugo ntago nahacika. Ange reka none utitwaganira tuziranye tubwire Ange ni muntu ki ku muntu utakuzi cyangwa se umuntu ukunye bwa mbere. Ange ni umukobwa usanzwe, mu magambo make ni umukobwa usanzwe. Hari udasanzwe se? Hari abantu baba badasanzwe. Urugero nabameze bati abantu badasanzwe, hari abantu baba bakora ibintu bakumva ko ni umukobwa usanzwe. Kuba ni umukobwa usanzwe, hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga afite amatsiko yo kuzabona umuntu ariko wamubwira ati ngende umukobwa usanzwe, ntashakire mu bandi bantu bakomeye cyane. Ngende umukobwa usanzwe ushima Imana, kabivuga gutyo ya.
Okay, mwabonye rero ni Ange nk'ibisanzwe. Ese ubundi nk'ibisanzwe ni izina ryawe cyangwa I don't know, sinzi ukuntu byanjemo ariko ni naho sinzi ko akunda ubu introducinga nyine ikiganiro aribwo gitangira, sinzi ukuntu byayaga binzamo. Noneho hari umujama twajyaga dukorana ubu mu cameraman iteka ryose iyo nabivugaga ngiye nashidukaga nanabivuze, ariko no nza kumva ari kumbwira ni nk'ibisanzwe, shiduka rero nyise ngo ni Ange nk'ibisanzwe, nuko ngoko nanjye nisanze nitwa Ange nk'ibisanzwe. wakunzwe n'abatari bake mu biganiro bigiye bitandukanye bagiye gukorera hano kuri Yawe TV. Nyuma abantu baza kukubura bakabaza se wa mukobwa yagiye, Ange yagiye he, buri wese bivuga uko abishaka, bamara amatsiko umwanya n'uwawe, babwire ko wateye abantu irungu, bimeze bite noneho? ubuzima hari igihe butwerekeza ahantu nyine tutateganyaga. Mu by'ukuri Yawe ni mu rugo narahakundaga, nifuza gukomezanya namwe cyangwa se no kuba nakorana namwe kiragihe, ariko kiragihe nahise njya ku ishuri ryanjye baryimura mu ntara, njya gukomeza ishuri, then I'm back with another bang TV. Ibyo turi buze kubigeraho wenda, ariko burya umuntu agiye space yaravuye mu ahantu runaka, ahura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ati narakuze, burya ukura ntago ari physical, mu mutwe bigenda bihinduka. Dusangize kuri experience waciyemo mu gihe umaze utari mu itangazamakuru uri ku ishuri. Ntabwo navuga ngo experience, kuko njye kuvuga experience navuga muri rusange ubuzima, kuko wowe ufite n'ubundi n'ubuzima tugiye kuvugaho, kuko burya waragiye ajya kwiga, ariko burya umuntu uga muri kaminuza ntabwo ari umwana, aba ari umuntu of course, umuntu mu buzima bwo hanze, ari umuntu mukuru cyane, aba ari umuntu. Turakubwira ngo congratulation ko waragiye, ntudutenguhe kandi ukaba ukitwibuka. Murakoze cyane. Ubundi ndi kwivugishwa gute we? Ndi kwivugishwa gute? Nutumaniyeri nyine uzanye. Ubwo reka nagere kuri icyo ngicyo. Ubuzima bushobora kuba bwaranyigishije kuvuga reka nkoremo brag tukomeze ikiganiro. Ubuzima bwanyigishije kubaho n'inona. Kubona inona. Hari abantu benshi twagiye turuzinga mu buzima utakagombye kuvuga ati uriya nawe aragiye. Uzi ko ubuzima koko nyine ubuzima time nyine igihe ni igihe. Kubaho n'inona ahangaha. Ntutekereze kuzakora iki, niba uteganya gukora ikintu gikora aka kanya, kuko ejo ntabwo uzi ko habaho. Ikindi kintu ubuzima bwanyigishije nyine no guca bugufi. Guca bugufi ahantu hose ugeze, nta muntu kamara muri nosi. Umuntu ushobora gukira nonaha cyangwa ushobora gufita ikintu ukirata ku bandi, hanyuma wagera ejo ntabwo urisho neza ku icyo kintu uzaba ugifite. So rero be kind ahantu hose waba uri, gerageza guca bugufi, kuko abo uciye bugufi cyangwa se abo ufashije nibo bashobora kuzamura ejo nawe byahindutse. That is it. Burya kenshi isomo dukura mu buzima busanzwe, hari igihe biba ari ibyatubayeho, ibyo twahuye nabyo, ni nk'iki huye nacyo cyatumye wiga guca bugufi. Ese mbere ntabwo wicishaga bugufi? Ntabwo sembaza ngo ni igiki kintu ntabonye, nta kintu cyambayeho cyatuma nta kintu kitambayeho cyatuma naca bugufi. Ibintu byose nibyo urebesha amaso, ndetse urabyukora mu baturanyi bakumva story yaho bikakugisha guca bugufi. So ndere kuri icyo ngicyo ndumva navuga ngo buri munsi uko ngiye aho nteye intambwe, aho ngiye uko ngenda nkura umunsi ku munsi, binyereka guca bugufi. Iyo mbonye abantu bapfa, abantu nduta bapfa bagenda basiga ubuzima, cyangwa se ibyo nabyo ni ubwabyo binyereka ko ngomba guca bugufi. Ubuzima bisobanuye ko mbere hari ukuntu wari uri hayi hari ukuntu umuntu agenda akura, agenda yiga. Hari ukuntu kandi ubuzima ni ishuri, uko ugenda wiga, uko ugenda ukura, niko hari ibyo uvuga ati bino bintu nakoze ntabwo byari ngombwa, hakaba ari n'ibyo ureka rero. Okay, urumva ko rero kuri yawe se byari bimeze biti? Nanjye nkubaze kuko ngiye ntabwo wampatirana gutyo. Rero ibintu ni amahoro, twarabuze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko ntabwo ari ukubura kwa moteri. Brand irahari, twarakoze kugira ngo tugere aho tugeze. Tunashimira abantu babanye natwe mu rugendo twagiye tunyuramo. Burya kuva kuri subscriber nyiraga umuntu wese utangiye cano, ikintu cya mbere asaba abafana, abakunzi be, ni mukore subscribe. Ni kimwe muri kondisiyo ziba zikenewe kugira ngo ugire icyo ugeraho, ugire audience.
birafasha. Twavuye kuri rimwe rero tugeze uyu munsi ku abarenga 100,000. Wow. Reka tubabwire ngo kudesha ku bantu bose babana natwe bagiye barabana natwe, twizeye ko n'ibyo turi gutegura bazabikunda bizanabaryohera. Tumaze igihe kirekire tutari gukora, ariko nyina twari dutegereje Ange n'ibisanzwe twabyita, ariko by the way tubategura byinshi bitandukanye. Turimo turagura imikorere, twagura ibikorwa. Wasize nta website dufite, website irahari twayawetv.com. urumva ko ntabwo twicaye gusa, iyo ugira ngo umuntu kuba adahari nuko adahari, abahari ariko bagira ngo none ibintu bizahinduke, ibikorwa bizivugire mu gihe runaka. Exactly. Wow. Nuko bimeze, ariko kuri yawe turashima Imana, tumeze neza. Abantu bacu aho bari tubwire ngo n'abantu b'abagabo badukuye hamwe badushyira ahandi. Uyu munsi nibaza ko yawe TV itazwi n'abantu bake rwose cyane, nanjye ndishimye cyane. Aha ni mu rugo harandeze ngo subscribers cyangwa se views abantu baziguze, ariko ahangaha ibihumbi ijana biriyo. Umwihariko rero ngira ngo aha twicaye na Ange n'ibisanzwe. Ange nk'ibisanzwe ko mwambatije. Aha niho twahereye ukora kuri yawe TV. Naha byatangiye. Aha niho byatangire. Ndavyibutse sha. Ndavyibutse dufite subscribe batarenze bangahe, ariko ni nayo mpamvu twifuje ko twongera guhurira kugira ngo n'urugendo rushya uri buze kudusangiza narwo tubibabwirire hano. Sinzi niba ariho ujya ugaragara kenshi, ariko stile reka tubitangirire hano. Mfite nkohereza ikaze, wenda ibindi turi buze kubijyaho nyuma. Burya hari ukuntu abantu ikiganiro kibaye kirekire batabereye ibintu byose, kandi message y'ingenzi ugomba kubanza kwibabwira. Reka ngo nk'umwanya uvuye ku ishuri mutandukanye, uyu munsi uragarutse. Twavuze ko ari congratulation ko wabikoze neza, impamyabumenyi warayizanye. Ubu noneho ni umwanya wo kwibyaza umusaruro. Nanabwira ko wize itangazamakuru, niba bamakazi nibyo reka bikuvugira, ariko uribuze kubisubiramo. Uyu mwanya Ange agarukanye iki, niki gishya dufitiye? Okay, murakoze cyane. Nkuko umunyamakuru mugenzi wanjye yabashije kumbaza, ni ukuvuga ngo muri aka kanya nafunguye YouTube channel yanjye yitwa Ange TV Show. Ange TV Show ni YouTube channel nafunguye, nifuza kuzaza nkorera ibikorwa byanjye nanjye nkakorerayo. Icyo rero mbasaba guys ni kunyereka urukundo uko mwanyeretse kuri yawe TV tugitangira, ko twatangiye n'undi dufite nta ba subscriber dufite, ariko kuri ubu ngubu turashima Imana ko hari aho bageze cyangwa se twageze. Nanjye rero icyo mbasaba ni ukunyereka urukundo, mukakora subscribe, mukamba ibitekerezo, kuko buriya ntago abantu badahari ntekereza ko nta terambere umuntu yageraho. Burya abantu nibo bashobora kugufasha mu bikorwa runaka. Subscribe zanyu zirakenewe, ibitekerezo byanyu birakenewe, kunshyigikira, kunyereka urukundo, ibintu nk'ibyo nibyo nkeneye. Rero YouTube channel yanjye izazaca ibiganiro bigiye bitandukanye, nzazamba bafite abatumirwa bagiye batandukanye, hazacaho abantu bagiye batandukanye. Sometime hashobora kuba nanjye nshobora kuza nkabasangiza utuntu runaka. Icyo mbashishikariza nuko, cyangwa se icyo mbijeje nuko ntazigera mbatenguha Mana yanjye. Murabona yuko nafashe undi sinajyaga mpfa kugaragara kuri kamera, ariko uyu munsi cyangwa se kuri ubu ngubu ho nafashe igihe ndavuga ngomba kuza nkabahereza ibyiza. Murakoze. Murabyumva rero, burya umwana n'urerwa kandi agakura. Niba umuntu yaraciye hano akagenda mu buzima butandukanye, ariko ibyiza nuko yari yagiye kuminuza. Yewe n'umuntu waminuje by the way. N'umuntu waminuje. Reka twizere ko ari byinshi kandi byiza agiye kuzatugezaho mu bihe bigiye kuba bikurikiyeho. Ndabeshya. Ahubwo se mbwira iby'imihanda bimeze biti? Iyi mihanda rero imihanda bimeze biti? Iyi mihanda yaranyereye. Yaranyereye, birasaba ko uzana ubumenyi ukuye ku ishuri, ukabuvana n'ubwo wari ufite kiriya gihe, ubundi ugateka indyo ifatika irimo n'intungamubiri. Icyo turi buze gusaba abantu rero nuko bashyigikira Ange nanone. YouTube channel ni Ange TV Show. Ngira ngo ni ibintu bibona ko ni umukobwa mwiza, umukobwa usa neza, nubwo yanze ko
tumwerekana wese ariko ni n'umukobwa uteye neza umva sha ahaha mugira ibyo byibagirwe umuntu uzamukurikira azamara byinshi nababwiye ngo umuntu uza gushaka nimero kugira ngo wenda anshyigikire ariko icy'ingenzi ni uko umuntu burya iyo ubona igitekerezo afite atari kibi icyo ubusabwa mu mbaraga zawe uko zingana zose ni ukumushyigikira kumuha komenti umubwira kuraje kumubwira ati ariko ahangaha hari amakuru ameze gutya na gutya ni ibintu by'ingenzi kandi bishobora kuba byamufasha reka tubwire ngo kuraje tumwifuze gutera imbere tumwifurize gutsinda ariko ntaho yagera adafite mwebwe abantu bifuza kuvuga ngo Ange mumutwereke uyu munsi nono yaje arabiyeretse aho byatangiriye niho bikomereje ariko noneho gera hariya kuri Ange TV show urebe umushyigikire rwose wazahamagara ntazamutenguhe uzaba afite amakuru cyangwa se inkuru runaka azamurebe nizeye ko azamufasha bizamufasha tumube hafi tumushyigikire n'umwana wacu n'umugenzi wacu tunishimire ko Yawe TV ngira ngo ni imwe mu ntambwe yindi iteye hanyuze abanyamakuru benshi batandukanye ariko buryo umuntu waciye mu rugo iwawe yagiye neza akagenda nta rwango akabasha no kugaruka burya abagiye neza kandi ahagiye tugomba kumushyigikira bazakubona kenshi no kuri Yawe TV ntago ari ubwa nyuma ahantu hose ngewe ndahari nditayari nagarutse mu itangazamakuru ariko by'umwihariko kuri Ange TV show Ange TV show tubwire bimwe mu byo duteganyiriza wenda kugira ngo abantu batera amatsiko ubundi amatsiko hari rero ntabwo nababwira udushya two ni twinshi nicyo kintu nababwira udushya two ni twinshi icyo basabwa ni kimwe cyonyine ni ukushyigikira ni ukumva hafi ni ugukora subscribe ama comments ibitekerezo nibyo ngibyo basaba ubundi ibindi byo bazabimbaza wambajije ngo ku mihanda bimeze bite ariko nawe ngira ngo uyicaho urayireba buri munsi ntabwo wageze hano unyuze mu kirere experience yawe ijisho ry'umunyamakuru iyi mihanda wowe ujugana ni iki uyibonamo by'umwihariko kugira umaze utari kwikoreraho nari maze ndi mu bintu bitanyemera cyane kujya kuri social media cyane ariko nubundi ni za entertainment zihari ni kwa entertainer bihari abakuru ya The Ben na Bruce Melody bla 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 team B ubwo sinzi aho uri wowe nibyo ngibyo rero nyine nibyo ngibyo nk'umwana w'umukobwa uri mu kigero nk'icyo urimo urangije kaminuza kuvuga ngo mpisemo kuhita mvuga ngo reka nikorere umwanya wo kuvuga ngo reka njye gushaka akazi wenda mu bigo runaka bikomakomeye iyo motivation cyangwa se izo mbaraga utararenga aho ngaho kubona akazi biragoye pe kubona akazi ngewe ntagiye kure biragoye ikindi ibintu itangazamakuru nakuze ndikunda sinzi niba wenda sinzi niko abantu bambona bakunda kuvuga pe sinzi ubwo nyine niba babona nkunda kuvuga ariko nyine wanamungana nanjye nkunda kuvuga nkunda kwivugira ubwo rero ngiye hafi kure y'itangazamakuru nabangiye nyine kubusanya so akazi rero naka nakazi ntago natekereza kuvuga ngo niba nakazi karabuze ariko naka nakazi karahemba kandi cyane cyane iyo ugakoze ugakunze biba ari sawa ubwo rero ntekereza yuko niba ngibi ngiye gukora ari akazi kandi kazamemba aka ni akazi tuzi imvune yako wayiciyemo urayizi ndayizi cyane nibwo uvuye ku ishuri uraje urumva witeguye neza 100%. ese uwo nkubwire gute iyo mvuze gutyo wenda mu buryo buri imyiteguro yawe urumva uri tayari ndi tayari ariko uzi biba bikenewe kugira ngo umuntu akore akazi nk'aka uvuye ku ishuri gishoro kirahari reka nkubwire icyambere ni umutima ukunze icyambere ni ugukunda ikintu icyambere ni ugukunda ikintu byo kubanga igishoro wenda reka tube tubishyize na private ariko icyambere ni umutima ukunze buri ukunda ikintu wakora uburyo bwose bishoboka kugira ngo kigere unatangire burya bajye bavuga ngo hagora gutangira ariko buryo watangiye ibintu bishobora koroha ya buriya kutangira biruta kwicara uvuga ati nza igishoro se ko hari igihe bisaba amafaranga menshi bibaye ngombwa yuko ayo mafaranga utayabonera rimwe wenda
iyo ubonye makeya ukora duke uko iminsi iza niko ibintu bigenda neza. Reka tukubwire ngo amahirwe amasaha. Murakoze cyane. Tuguhereze ikaze kuri iyi mihanda bagenzi bacu dushyigikirane by the way dushyigikirane muvandimwe tumufashe ave kuri fondasiyo nawe azamura etaje igere hejuru. Umva ndi tayari pe. Ibyo bintu mbibutse ko ntago azabigeraho wenyine ahubwo twe twese no kwishyigikira pe tukaba kugira gure tukamureba kuri Angel TV show ubundi tukamufasha tugasapotinga ibintu bikagenda neza. Uri umukobwa usobanutse umeze neza burya muri rusange umuntu afite n'amashaka kugira abantu bagiye batandukanye. Abona bifise neza ikibazo. Ndagira ngo mbere ko dusoza tujye mu zindi gahunda ufata umwanya bangoreka ngira abantu batandukanye inama badukurikiye uyu munsi. Okay. Nkuko nabivuze duhere ku bakobwa bangana nawe. Abakobwa bangana nanjye usanga ariho saga runaka z'abantu imyitwarire bla bla tuze guhera aho ngaho. Ku bakobwa reka mvuge abakobwa muri rusange cyangwa se n'urungano muri rusange yaba abakobwa cyangwa abahungu. Gutangira ni ikintu gikomera ariko nababwira ijambo to start. Gutangira byonyine nibyo nababwira. Icyo mvuga ni inama muri rusange ugendeye ku myitwarire dufite space ari nk'urubyiruko. Reka nsobanure point yanjye. Gutangira mvuze to start burya hari ukuntu abantu baba batekereza ibintu byinshi cyane mu mutwe yabo byinshi cyane ariko mu by'ukuri barabuze imbaraga zo gutangira. Ariko ikintu nababwira nyine ni ugushira amanga nyine bagatangira gukora kabone nubwo waba ubona yuko bikomeye kabone nubwo waba ubona yuko bitoroshye. Icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri akazi kose ni akazi. Hari umukobwa ushobora kumva yuko atashobora kujya ahantu ngakore akazi nakita ko gaciriza bimwe bakita agaciriza ariko burya akazi kagufasha kubaho akazi kagufasha mu mibereho ya buri munsi kakwishyurira amafaranga kaguha amafaranga yo kwishyura kaba ari akazi keza kandi gashobora kuguhesha n'akandi keza. Perezida wa Repubulika niwe wigeze kubivuga avuga ngo mu gihe bimwe bitarakunda waba ukora ibindi. Rero mu gihe ugitegereje gukora muri ibyo birushaka gukora ushobora no gukora ibindi. Ushobora gutangira niya start natangije. So gukora ni ibya mbere. Gutangira ndabizi biragora ariko iyo ubikoze ubushoboye nicyo kinababwira. Niyo nama nabagira. Ariko ari umuntu abona inzira wenda shortcut kavuga ati nk'umwari umukobwa yavuga ati ariko ndajya gukora izo factory job ndajya gute kandi hari umugabo urimo urambwira ati inzu iri guma kuba yishyuye ibintu byose nibuze kubikumenyera. Ibyo bintu ni bibi cyane. Ngiye ku giti cyanjye nabagira inama yuko batakishingiriza ku bagabo ubwabo bakora bakaba independent bagakora bakumva yuko nyine buryo umuntu yakoze n'ejo hazaza he haba horoshye. Nta mpamvu yo kurirwa guteza akaboko ku muntu aragora aguha kuko niyo bigenze gutyo hari ubundi buryo bundi mubana mu kundi kuntu. Ntago mbifata neza kuko mba numva ari nko kwigurisha nyine. Niba guhereje ikintu nawe ukamuhereza ikindi no kugurana no kugurisha no kugura no kugura. So mba numva ari ubwo buzima atari bwiza cyane kububamo cyane. Iyo umuntu abubayemo ntabwo akora. Iyo umuntu abayeho natekereza kure kandi burya dukomera cyane kubera nibyo twaciyemo. So bo be gutinya ibyo bari gucamo kubera ko bikomeye kuko ntago ari bonyine biri gucamo n'abandi ahubwo uburyo bashobora kubyitwaramo ni ubuhe. Bashobora kuba bafite ibitekerezo mu mutwe wabo ariko bakumva yuko kubitangira ari ikibazo cyangwa se ari ikintu gikomeye cyane kandi ari ubundi buryo bashobora kuba babikoramo. So gukora rero ni ikintu nabashishikariza gukora ubwabo batagendeye ku mafaranga y'abagabo. Murakoze. Wenda iyo turi aho ngaho hari ibintu abantu bibazaho cyane. Twavuga ngo abakobwa ntufate amafaranga y'abagabo ese uriya mugabo ujya kuyatanga we twamubwira iki? Wumva ko we nta nama mufitiye pe ntakubeshye. Nta nama mufitiye nayo pe nta nama mfitiye abashuga dadi byewe rwose. Kubera iki? Ariko nkabona abashuga mami n'abashuga mami ntayo mbafitiye. Abo nabagira nabo ngabo ushaka kutabagira inama ariko ukabaha message kavuga ati none reka mbakebure mugani wa gasuko kabacisha kandi kwakanya. Oya mbabarira nta nama mfitiye bari abantu pe. Nta nama mfitiye abashuga dadi nta nama mfitiye abashuga mami. Ahubwo bo nabwira abo babashuka. Bundi sundi babashuka n'abana. Babashuka ari abana.
njye ntabwo ntekereza ko abantu bashuka da mba numva ari nk'umwanzuro ni gute wajya kubwira umwana w'imyaka 20 nyine bashobora kuba bashukisha amafaranga ariko mba numva ari nk'iraha umuntu aba afite ariko ni n'utazi cyangwa cy'ifaranga nyine ndivuganira ry'amafaranga baba bafite bashaka abo bana b'abakobwa ariko ntabwo bashukwa njye ntabwo nemera ko babashuka gute se gute ujya gushuka umuntu ngo ngwino ngushuke ngo gute se waza ukambwira ngo umugabo ngo w'imyaka 45 ngaranshutse ese nta mugabo aragutereta uri mu cyo kigero icyo kiganiro uzakimbaza ubutaha kubera iki uzakimbaza turaganye hari n'abantu bumva ko bitabaho njye nawe ndahura nabwo ntegereje aho tuzahura ubwo nanjye nkazabasangiza kuri ubwo buhamya ubu ntatubeshye ntabwo mbabeshye ariko buriya ngira ngo umuntu ntabwo mbabeshye ariko nta muntu mukuru bashuka reka tugushimire rero ko umwanya waduhaye kugira ngo wongere uzisuhuze unasezera abakunzi bawe ariko ntabwo mbasezeye duhura kenshi mu bintu bigiye bitandukanye reka rero tugushimire tukubwire ngo ukomeze intambwe yawe bavuga mubwire ngo amahirwe mashya usitara amano niko babyita murakoze cyane ntabwo usubira inyuma nizeye ko tuzajya duhura ubwira ati bya bintu bimeze neza turi kumwe gatanu kandi kwa tanu nizere ko support ya mbere ari abakunzi ba Yawe TV shape ni ukuri mugende mu nshyigikire munyere ku rukundo mwakahageze utagihari harya abantu wajya kwandika muri comment yitwa gute hari abantu mu gihe Ange ntabwo mbwira abafana ngira abakunzi rwose yari kuri Yawe TV hari abantu reka mbwira umuta Depite Philibert ahari Depite we ayu umva ndagukeneye ku YouTube channel yanjye ndagukeneye nko katangazo amenye ko Ange yagarutse ni ukuri pe dore Ange yaragiye nawe uragenda hari umuntu bita Emmanuel Nyansenga abantu bose muri rusange ariko disi n'abarundi bajyaga batwereka urukundo yarabuze nawe Emmanuel uri umushuti wacu urabizi ko twagiye dusangira kenshi twahuriye hano hantu uri umwe mu bakunzi ba Yawe TV Ange yagarutse ariko yaje by'umwero kuri Ange TV show hari abarundi bari abashuti bacu bo bita ni benshi ba Herve Pro y'Uburundi nyina nayo umunyamakuru ni bamwe mu bantu badushyigikiraga cyane badukundaga reka tubabwire ngo muze mudushyigikire dufatikanye dushyigikire Ange TV show tugiye gutwika cyane ntabwo tugiye gutwika hagomba gushya mw'abantu mwagomba gushya bakora iki kugira ngo bashyigikire Ange TV subscribe ni ugukora subscribe mwokabyara mwe mukashyigikira mugakora comment tukaba turi kumwe mana yanjye subscribe yanyu comment zanyu ni inkunga ikomeye subscribe kuharya gukora subscribe no ntabwo nzi ko dada hari ukuntu yajyaga bivuga ariko icyo yavugaga ni subscribe cyangwa se n'umugabo ugize ukoresha kuri Yawe TV abarundi rwose sabone niko babyita mu gifaransa niba ntibeshye ndumva nshaka kuzajya gusura umugabo wikayaka nzaguherekeza ariko reka tubereke Ange mumurebe dore n'uyu nguyu munamushyigikire bari banzi ku kaboko naraguwe ko ubundi akaboko ariko noneho ubutaha nzabereka n'akaguru niko bimeze Ange reka tugushimire kubw'uyu mwanya kandi tukubwire ngo amahirwe masa murakoze cyane twizeye ko Imana igushyigikiye yatumye rura rugendo rurangiza igoma no kuzika kwicaza ukabanza ukaruhukirwa no ku mafaranga stress zigashira ugakora ibintu bizima ubu nta stress mfite akanya nako gukora umuntu uvuye ku ishuri burya murabona ko ese barabona utarananutse no ugomba kurya ukamera neza ngenda njyabwo ndenga hano umuntu rata ufite umuti wo kubyibuha azandangira mbyibuhira abantu benshi abenshi bashaka ko kunanuka no gushaka ko kubyibuha ngenda shaka umuti wo kubyibuha hari abantu bajya bacuruza imiti yo kubyibuha hari naho nigeze kumva muri radio ngo turaguhereza umuti ngo niba umuhungu yarakwanze ngo dutaguha umuti mwokabyara mwe mwandangiye umuti ko abasore banyanze w'abasore se w'abasore rero nkagiye umukunzi nyine banyure kuri Ange TV show ubundi muganire byinshi kurushaho reka tugushimire tubabwire ngo iyi ni Yawe TV ibiganiro byo bigiye kongera bigaruke ari byinshi n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye turabakunda cyane kandi turabubaha
iyo niyo nsozo yawe usigaye ufite usigaye ufite agashya ntabwo ari agashya reka bari abantu bagacira umuntu okay. guhereza washyize ikiganiro cy'iminota 30 umuntu akicara akakireba cyose ejo ugashyiraho ikindi akakireba cyose agashyiraho comment uriya muntu aba ari uw'agaciro cyakora aba ari uw'agaciro da aba ari uw'agaciro niyo mpamvu tubaha tubakunda yaba byashobokaga bose umuntu bagahurira hano bagaciringa bakanamenyana ariko kabondo thanks man thanks bye bye buri wese ahari agubwe neza abandi n'Imana ciao ciao bye